iryo niyo tandukaniro rya mbere rihari nuko mu gakiza nari nakiriye sinari mfite ubumenyi buhagije bujanye nako gakiza. No kuvuga ngo numvaga kuko igice kimwe ndi umukristo yatanze uzayibarwaho. Bibiliya yavuga mu rwandiko rwa Bikorinto 2:21 wa kabiri ngo Kristo utigeze kumenya icyaha Imana ngo yamubaze y'ibyaha byacu. Cyumva ariko usanga abantu bigisha nkaho twebwe ibyaha tukibibarwaho. Nono Imana yibazweho Yesu kuri Yesu. Nono Yesu aduze ubutungane bwe. Urabona ubutumwa umuntu yakire mu 50 cyangwa reka dufate n'urugero rusanzwe umuntu uvutse umwana uvutse akageza mu myaka 50 urangiza ugasuruka muhereza indi myigisho yo gusa kandi kuvuga ngo use naho umurera nko mu bwana yego muzo kuri mu buryo bwa kimuntu ntibishoboka n'ibintu bidashoboka kabisa. Benda narigishwa ko n'undi sinigishwa neza cyumva mbere hari igihe rimwe na rimwe kubera kudasobanura neza umuntu yumvaga imirimo kwizera ndetse n'imirimo ndetse cyane cyane umuntu agashakisha agakiza kugashakisha rwose muzo kuri mu bijanye n'ibyo dukora kandi dukora mu nsengero kandi si bibi rwose gukorera Imana si bibi ariko umuntu yumvaga ko nabyo agakiza polisi ya mirimo bishobora gutuma Imana ikwemera. Isezerano risha ntabwo ari ibitabo. Isezerano rya kera ntabwo nabyo ari ibitabo ahubwo ibyo bitabo bifasha kutumenyesha ibyo masezerano. Ariko rero nja gusanga biri yavuga neza mu rwandiko rwa Biroma 3:27 turaza kureba neza aho ngaho haravuga ngo rego ngo birahagije ko umuntu atsindishirwa no kwizera adatsindishirizwa n'imirimo. Rero ubona ubusobanuro nagiye nsobanukirwa menya ko umuntu maze kwizera icya kabiri urakora. Ariko rero hari abantu cyangwa se abantu bumvaga kuko iyo wizeye utakoze icyo gihe imbere y'Imana rwose ntiwemewe. Aho muherereye hatandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane hano mu bihugu by'ibiyaga bigari harimo mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania. Turabasuje tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Niba uri no mu bihe bibi icyo twakubwira ni ugukomera ukihangana ejo bizagenda neza. Rero uyu munsi ndatekereza ko ni umunsi udasanzwe tugiye kwakira umuntu ukomeye cyane. Iyo tuvuze ngo cyane murumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Ni umuntu w'ingenzi, ni umuntu w'agaciro, ni umuntu society ikeneye, ni umuntu abantu bakeneye gutegera ari benshi. Afite ibintu byinshi ashobora kudusangiza, niwe turi kumwe uyu munsi. Ariko mbere y'uko mwakira nkuko bisanzwe hano kuri channel yacu, nyamuneka niba utarakora subscribe ni uburyo bwiza bwo kubana natwe. Wakora subscribe cyangwa ugakora na share, byaba ari ingenzi kuruta kugira ngo tubana nawe umunsi ku wundi. Wewe ubana natwe wakoze subscribe, big up, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe. Rero Apostle tugiye kukwakira, turakwakiriye. Ari ibintu nza numva kenshi dukunze gukoresha ngo amavuta yanjye ngo ntampanguriye kukwakira, ariko utwakira uko tumeze niko bimeze. Kenshi nkuze kubibona ngo amavuta yanjye ngo ari hasi ngo ntashobora kwakira umuntu runaka, ariko mu gaciro kacu, mu mbaraga zawe, mu cyubahiro cyawe utwemerere twakire, gira tuze kubana tuganire byinshi twateguye kuri uyu munsi wa none. Turakwakiriye hano kuri channel yacu kugira ngo wisange tubane nawe uyu munsi wa none. Ibyo dukenera kukubaza ndabizi ko uza kubiduhamo umucyo. Turakwakiriye ariko nanone mu buryo bwiza wakwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni umuntu ki tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Turaganira nande? Karibu. Urakoze cyane umunyamakuru. Ari jambo uvuze ngo icyo ushobora kuvuga ukomeye mu buryo bwiza. Kristo Yesu ni ukomeye, nawe twebwe turamuserukira, ni twebwe dukora mu cyimbo cye aho yakajanye ubutumwa bwiza
ndagusaba wiyegereze microphone kugira ngo ibyo uvuga biza kumvikana. Twebwe mbese tuguserukira ku buryo bwo gusakaza. Wiyegereze microphone kugira ngo abantu babashe kwiyunga n'Imana, nkuko mu Rwanda kwavuga hariya mu Rwanda rwa kabiri rwa Bikorinto 5:20 aravuga ngo turi ntumwe mu cyimbo cya Kristo, ngo Imana ihendahindura abantu muri twe kugira ngo babone ukuntu biyunga nayo. Naho kubijanye no kubwirana, hano turi kuri Tongo TV, mukunda kuyibona, ikunda kudufasha kugira ngo tugeze ubutumwa bw'izantu batandukanye n'indi mirongo yindi. Rero mu mazina banita Mutangayirakiza, kuko yavuze twabandi intumwa ishinzwe gusobanura ijambo ry'Imana no kugira ngo abantu babashe kwakira icyo Imana yakoreye isi. Twaba dutuye mu gihugu cya Kenya, aho bita Nairobi. Twaba turi mu karere ka Embakasi, nayo irimwo ahatandukanye, turi muri Embakasi West. Yego. Hanyuma nkaba ntuye ahantu bita Kayole, ubwo ni location yanjye ntuyeho, Kayole Junction. Nkabanye witoro bita Hozana Mission Church. Rero ndagira ngo kubijanye no kwibwirana, nkaba mfite umudamu umwe kuko bakunda kubivuga, kandi nako kuri, ndetse nkaba mfite n'abana 7, abahungu 2 n'abakobwa 5. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Urakoze nawe Apotre kuba witabye ubutumwa bwacu kugira ngo tubane nawe uyu munsi wa none, tugire byinshi tubasha kukubaza uyu munsi wa none. Ndibwira ko abadukurikiye mwamenye uwo tugiye kuganira ni Apostle Irakiza, niwe turi kumwe uyu munsi wa none. Ese iyo twumva ngo Apostle ubu ngubu abaposo mu bwoko bwacu babaye nka benshi. Ubwo Apostle ku bantu batabyumva neza ni rifite ihe meaning, risobanura iki, rishinzwe uwuhe murimo? Urakoze cyane munyamakuru. Icyo bita Apostle cyangwa se Apotre, Apotre ni muri français, Cyongereza nyine Apostle, akaba no mu Giswahili mtume, naho mu Kinyarwanda ni intumwa. Icyo bita intumwa ya Kristo Yesu, uko tubonaho hambere, tubona mu Efeso 2:20 aravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kandi birazwi rwose mu by'ukuri n'amateka azwi kuko Yesu yakoranye n'intumwa 12. Hanyuma Yesu amaze gupfa no kuzuka, haje kwiyongeraho indi ntumwa tubona yamamaye cyane yitwa Pawulo. Na nyuma yaho rero ubutumwa bwakomeje kuvugwa. Rero icyo bita intumwa mu buryo wenda buri defini cyangwa se ubusobanuro, intumwa ni umuhamya w'urupfu rwa Kristo no kuzuka kwiwe, kuko Kristo yarapfuye. Rero intumwa nizo zibasha kugeza abantu, gusobanura abantu byo Kristo yapfuye, ese yapfiriye iki, icya kabiri yazukiye iki. Rero abo niyo bitwa, ni ukuvuga ngo intumwa n'umuntu utemwe okirere. Rero icyo tushaka kubasobanurira ni iki, nuko hari abamubonye intumwa baramubona physical, hari nka Pawulo wamubonye mu buryo kumwishurira, mu buryo bw'umwuka ataramubonye. Rero natwe dufata uwo murimo intumwa zakoze tukawusangira abandi. Rero dufatikanya rwose muzi kuri mu guhamya umurimo wa Kristo Yesu. Rero umuntu bavuga ngo ni intumwa, ubwo nirwo niyo significa cyangwa se nicyo bisobanuye. Ikindi nanone intumwa nanone kubera ko gushiraho urufatiro rw'ubutumwa bwiza, nanone harimo n'inshingano zo gushiraho urufatiro, nakwita icyo bita ngo amatorero, kuko itorero ryo nyaryo ni umubiri wa Kristo Yesu, ni umuntu wavutse ubwa kabiri. Ariko kandi aho bateranira intumwa bashiraho urufatiro, umurongo mwiza kugira ngo abantu babone uburyo basangizanya ubutumwa bwiza. Ngira ngo wenda kubijanye n'iryo jambo rya Apostle, ku bantu bafite ubusobanuro batari bazi ubusobanuro icyo ari cyo, nico bisobanuye kubijanye na Apostle. Urakoze cyane. Wavuze ko uyoboye urusengero Hozana Mission Church. Ubwo Hozana ituye he, ni hagana he?
urwo rusengero rwa rubarizwa? Urusengero rwacu ruri hariya Junction, niho aho dutuye, ni naho tunakora n'umurimo w'Imana. Rero nagira ngo kubijanye n'ico warubajije aho ngaho, kugira ngo wenda n'abandi bashobora kudusura badusanga rwose hariya, contact zirahari aho dukora hariya Junction hariya, kuba hazi rwose niho dukora umurimo w'Imana. Ubwo ngubwo uyoboye abantu bangana iki nk'umuapotre? Ni abantu bangana iki niba atari ibanga uyoboye? Ibyo byo kubijanye niho twitangira itorero ryacu, niho twitangira, turacarimo tuyubaka. Yego, ntabwo nava ko tumaze kugira abantu benshi, ariko kandi dufite abadukurikirana. Umuryango wanje Daboro wonyine dufite abantu 9. yego, dufite nanone n'abandi badushigikiye turi kumwe nabo. Rero ibyo kuvuga ngo umubare ndumva kubudefinisa, ndumva atari cyo cy'ingenzi cyane. Cy'ingenzi ni mission, ariko niho tugitangira tuyubaka, kandi turizera kuko ubutumwa bwiza buzagenda bwumvikana, abantu bakazabugana. Ndetse n'ahangaha dusakariza nanone nabyo biri mu nshingano rwose mu by'ukuri, iyo abantu benshi dusakaza kandi batwumva. Rero komisiyo yacu rwose no kuvuga ubutumwa, ntabwo gusa turi limite gusa hariya Junction gusa, ariko nuko twahamagariwe gusangiza ubutumwa ahantu hatandukanye ku isi yose mu buryo bumwe n'ubundi, byaca ku buryo bw'iterambere ndetse n'uburyo bwo kugenda. Ndumva ari muri ubwo buryo bisobanurira. Yes, murumva abokenera kujoininga Apostle ni Junction, niho urusengero rubarizwa. Rero Apostle, kuko twabivuze hari ibibazo byinshi tugenda twibaza, ariko ntitubibonere igisubizo. Ariko uyu munsi tugize amahirwe yo kubana nawe, turagira ngo ubashe gutanga umuco ku bibazo bimwe n'ibindi tugenda tukubaza n'abantu benshi bagenda bibaza. Ariko mbere yuko tugera kuri iyo point, ndashaka ngo utubwire muri samari uburyo ki uwo murimo wakujemo, byatangiye gute, wiyumva ko ugomba kuba intumwa y'Imana ukagenda uvuga ubutumwa hirya no hino? Urakoze cyane. Ibyo ni amateka ndashobora kuvuga muri umunsi rero nyavuge narangize kubera umwanya, ariko ijambo rya mbere nuko nahamagaye kuko mu byaha cyo cya mbere. Ijambo rya kabiri nanone nagize igihe kirekire cyo kurerwa. Yego, kuko biravuga ngo iyo tumaze kuvuga ubwa kabiri mu Efeso 11:12, iyo ni intambwe ya kabiri mu tumaze kuvuga ubwa kabiri. Yego, atangira ukaregwa kugeza none naho ugeze ku rugero nawe ushobora kurera n'abandi. Rero mazigiye rwose navuga ko 2008 nibwo natangiye rwose inshingano zo kuba mushumba. 2008 muri Goma. Yego, narakoreye rwose imyaka kuva 2004 yego, kugeza 2015 zana muri Kenya. Aho narahabaye rwose. Natangiye kuhakorera ndumuvuga butumwa kugeza ubwo nawe n'inshingano gushumba. Hanyuma nza kwimukira muri Kenya 2015. Ngeze hano rero nakirwa n'itoro y'Abanyakenya. Yego, ni najye n'umunsi none dukorana, kuko warubaje ngo se dufite abantu bangana gute. Hano Junction niho tugitangira ko dufite n'ahandi nanone abo dufatikanya Matuni hari Dikota ni hari. Ubwo nako dufite hariya aba n'abantu dukorana mu nzego mbese z'ubutumwa bwiza. Rero tugeze hano rwose aho twirubuye kubera icyizere batubonyemo, batubonye ko dufite iyo mpano. Ngo ndavuga ko abantu babibona, ariko natwe ubwacu naje ubwanje natangiye kuyikorera kuva kera. Nubwo nari umushumba kuri ntuze, wavuze ko nahoraga nanone nsohoka ngenda mvuga ubutumwa batanje mu bitandukanye. Urumva ni umuhamagaro nari maranye igihe. Rero zaje kuba ngombwa kubera ko abantu bakunda ibintu by'ubuhamya. Yego, zaje kuba ngombwa nanone kuko baturambikaho ibiganza kugira ngo bere ubuhamya rwose. Ariko cyane cyane umuhamagaro rwose ni Imana yo kuvutsamo, kubera urarerwa noneho kubera ubutumwa uvuga hagenda havukamwo iyo mpano yo kuba ushobora kwitwa intumwa yo gusangiza guhamya no gupfa kwa Kristo Yesu ko yapfiriye bari mu isi, ndetse yazuka kugira ngo bamwizeye basindishijwe. Ndumva rwose. Yes, hari abashobora kwibaza ati se Apostle wavutse mu mazi ubwa kabiri ryari, ninde mushumba wakuvukishije mu mazi ubwa kabiri?
hari abashobora kwibaza ku kabazo wababwira Okay. Icyo n'iryari niba wibuka umushumba numva ninde rwose icyo ni byiza rwose ku bintu bijanye n'umubatizo w'amazi. Yego. Umubatizo w'amazi utandukanye n'umubatizo wo kuvuka ubwa kabiri. Umubatizo w'amazi wo nawuciyemo yego mu bihumbi 2000. Hanyuma icyo gera ko narumvishe inkuru ya Kristo Yesu nizera ko biravuga ngo kwizera ko kubanza ukizera. yego Kandi birivuga nico cambaye nabanje ndizera nyuma rero ndushirwaho mbese uwo muhango wo gira gute gushirwa mu mazi menshi. Rero ndumva ni mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibuka neza umushumba ninde itorero rya Nazarene Church. Nazarene ubwo ni hehe Ni Kigali ahantu bita mu Kagarama. yego Pastor witwa Gafupi niwe wambatije mu bijanye n'umubatizo w'amazi. Kuko aho nari ntuye natuye ahantu ngo ni Gahanga hari branche. yego Aho niho numva ubutumwa bwiza. Aho niho nizereye noneho nza kubatizwa rwose n'uwo mushumba kuko hari branche Gahanga ariko icyicaro kikaba yariye mu Kagarama. Rero ndumva kubira icyo kibazo rubashije rwose kubashaka wenda kuba nk'ayo mateka uko rubashije rwose ndumva nabikubwira mu rugo. yes ndumva ko byahereye kera ni passion byaje kera wumva ari umuhamagaro wumva ugomba kubikora ndetse uvuka mu mazi menshi urabatizwa. Icyo gihe nicyo gihe wakiriye ubutumwa bwiza Icyo gihe naki ubutumwa bwiza ariko se navuga kuko bwari bwiza totalement. yego Kubera kuko ni kuri Yesu numvise kandi nabaga muri position itari nziza. yego Noneho kuva muri iyo position ndizera. yego Ariko icyo navuga kubijanye n'ubutumwa bwiza n'ubumenyi mbese ubumenyi yego rwose narabuhawe kandi mbukuriramwo. Ariko mu minsi ishize nko mu mwaka w'ibihumbi 2010 yego icyo gihe niho ushobora kuvuga kuko naje gusanga rwose ko ari itandukaniro. Hari ubutumwa narakiriye kandi sinje nyine n'ubutumwa bahozeho kuko bivuga ngo nk'ibiyaga bigari muri 50 ubutumwa bwarake rwose buza muri missionnaire twababonye. Ariko mu bihumbi 2010 hari ubundi busobanuro ni yayo birimwe numvise ni bwa butumwa ariko nasanze ariho difference cyangwa se itandukaniro hagati yuko twakiriye mbere nuko ubwo butumwa nabusobanukiwe kuko ikingenzi cyane no gusobanukirwa n'umwe wa Kristo Yesu. Ariko ko narabusobanukiwe utandukanye rwose nuko nawusobanukiwe mbere. Rero ndumva kuri icyo kibazo warubashije ni mu rugo nagusubiza. Wumvaga itandukaniro okay reka tuvuge ubu ngubu ubutumwa uvuga nubwo wari wabatirijwemo wari wavukiyemo mu mazi menshi wagiye wumva bufite itandukaniro rihe niki cyakubwiraga ko hari itandukaniro? Itandukaniro riho niki nuko Bibiliya yavuga ngo iyo umuntu yizeye ababarirwa ibyaha bye byose. Yego. Kandi Imana ntigiye kumukira urubanza. Agahinduka umwana w'Imana akabayinutse umukiranutsi. Ariko ubutumwa kwa twarakiriye tibwize butubira rwose kuko uyu muntu yizeye ababarirwa ibyaha bye byose. Kandi akabayinduka umwana w'Imana akaba umukiranutsi. Ndetse ugashanga rimwe na rimwe ukiranuka twakubonaga ko twebwe tudashobora kuguhabwa tukaba classe kwe uhere kuri ba Enoki ba Abrahamu bara abantu bose mu gihe cya kera nibo twumva ko ari bakiranutse. Ariko nari gusanga mu zukuri ari ba Abrahamu ari ba Enoki bara abantu bose bakera bose ntaho dutandukaniye kubijanye no n'agakiza kuko agakiza tikazanwa n'imirimo tuvuga ngo abakera bakoze kera bari tubona ba Abrahamu ahubwo kazanwa no kwizera. Iyo umuntu yizeye rwose imwesha ko umwana w'Imana ari we wari Abrahamu mwese imbere y'Imana nagatemeri mwese rwose iyo mwizeye rwose imbere y'Imana mubagwa kimwe mwitwa mwese bakiranutse. Rero ubwo buryo nibwo tutari twagize gute ubwo buryo nibwo tutari twaka sobanukirwa neza. Yego. Ariko rwose niyo difference navuga ya mbere nuko
iryo niyo tandukaniro rya mbere rihari nuko mu gakiza nari nakiriye sinari mfite ubumenyi buhagije bujanye n'ako gakiza. No kuvuga ngo numvaga kuko igice kimwe ndi umukristo, ikindi gice ndi umunyabyaha. Ariko rero naje kwakira ubutumwa bwiza nuko nasanze ko iyo umuntu ari umukristo aba ari umukristo, ari umunyabyaha, ari umunyabyaha. Nta muntu ugira identite zibiri ngo tuvuge ngo ufite identite y'uko umunyabyaha, iyindi identite kuko uri umukiranutsi, kuko iravuga neza Bibiliya. Bibiliya yavuga ngo rego ngo Imana yatanze umwana we kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Kuvuga ngo iyo umuntu afite ubugingo buhoraho aba ari umukiranutsi, aba ari umwana w'Imana. Naho utabufite ngo umaze gucibwaho iteka, uwo ni umunyabyaha kuko nta bugingo buhoraho ufite. Rero urumva nta difference rwose nari mfite yabyo. Rero naje gusanga hariho difference niyo difference nakubwira yambe nubwo ari n'izindi nyinshi, ariko iyo ngiyo niyo yibanze rwose. None se ko ari bwo wari ukibwakira, ni gute washokaga ugira ubumenyi bwinshi buhagije bwo kukubwira ko ubu atari ubutumwa bwiza, ubu ari bwo butumwa bwiza? Okay, aho ngaho rero nakubwira kuko ntabwo nashotse rwose misobanukirwa ngo ngire ubumenyi buhagije uzasize kuvuga ngo rego ngo nigishwe, kubera kuko abantu bararerwa rwose. Noneho nafashe umwanya uhagije wo kurerwa n'ijambo ry'Imana kandi ndibwirijwe n'abapasiteri, reka tuvuge gutyo, yego, kuko nibo batanze ubwo busobanuro. Umwuka w'Imana umfasha kugira gute kubyumva, kubisobanukirwa. Noneho ndagenda ndarerwa, nakubwiye kuko Bibiliya yavuga ngo iyo umuntu amaze kuvuka hari etape yo kurerwa, yo kwigishwa. Nambe nanarigishwa ko noneho sinigishwa neza, tiyumva. Ariko noneho nza kubona noneho umuco w'agakiza nyako. Noneho rero ndakura ndigishwa, noneho ngezaho nanje n'umunsi wa none sangiza mu byo nakiriye misangiza abandi. Ubwo ngubwo umuntu wari ukubwiye ubutumwa noneho wumva niko kuri kuzuye kuruta ubwo warugizemo igihe, kuko icyo navuga nifashishije n'umva icy'ingenzi ko dufite Bibiliya hanga, kandi Bibiliya ni umutima w'Imana ubwishura rwose mu Kristo Yesu. Nakera kose hari ibyanditswe bimwe ntarigeze rwose muzukuri kwishurirwa cyangwa se nigishwa mbere hose. Noneho rero icyo gihe rero naje kwakira ubwo butumwa, noneho nabonye nayishuriwe cyangwa se nabonye ibyanditswe byinshi byimbitse bisobanura neza uburyo umuntu aba ari byabyo byose, ubundi umuntu ahinduka umwana w'Imana, uburyo umuntu ahinduka umuziranenge, umukiranutsi, uburyo umuntu wizeye atazarimbuka. Nagiye mbona rwose muzukuri ibyanditswe, naje ubwanje fata umwanya nabisobanukirwa. Rero nkuko waruvuze ngo ntabwo nahise rwose mbona ubumenyi buhagije, cyangwa se ngo wenda ngo mpite numva ntabanje kugira ngo mbanze nsome neza, mbanze twishyurirwe neza byimbitse kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza, gutandukanya neza, ngo menye ko rwose iyo umuntu avutse bwa kabiri, kandi umuntu bwa kabiri rwose ababaye umwana w'Imana kandi mu nzira yo kwizera. Kuko na mbere hari igihe rimwe na rimwe kubera kudasobanura neza umuntu yumvaga imirimo, kwizera ndetse n'imirimo, ndetse cyane cyane umuntu agashakisha agakiza, kagashakisha rwose muzukuri mu bijanye n'ibyo dukora, kandi dukora mu nsengero, kandi si bibi rwose gukorera Imana si bibi, ariko umuntu yumvaga ko nabyo agakiza polisi ya mirimo bishobora gutuma Imana ikwemera. Ariko rero nja gusanga Bibiliya yavuga neza mu rwandiko rwa Biroma 3:27, turaza kureba neza aho ngaho haravuga ngo rego ngo birahagije ko umuntu atsindishirwa no kwizera, adatsindishirizwa n'imirimo. Rero ubwo n'ubusobanuro nagiye nsobanukirwa, menya ko umuntu maze kwizera icya kabiri urakora. Ariko rero hari abantu cyangwa se abantu bumvaga kuko iyo wizeye utakoze icyo gihe imbere y'Imana rwose ntiwemewe. Ariko rero naje gusobanukirwa kuko ijambo rya mbere ry'ibanze agakiza kaza ku mwanya wa mbere gisonga, ijambo rya kabiri ugakorera Imana, ugasapotinga ubutumwa bwiza. Cyumva icyo nicyo nakumva rero nagusobanura ku bijanye Apostle nahigiye kugeza none n'umunsi wa none nsangiza abandi ubwo butumwa. Apostle ubwo ngubwo wasomye Bibiliya irabiguhishurira, cyangwa wagiye no mu ishuri ryigisha Bibiliya ribigufashamo cyane kumva ibyo agakiza, mbese ibyo agakiza nyako? No kuvuga ngo urakoze cyane, kuvuga ngo narigishijwe
hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana ngo yarampishuriye ngo umwuka yarampishuriye, ntabwo ariko bimeze. ngo yarasenze Imana yaramwishuriye, no kuvuga ngo nigishije kuko mbanigisha abantu, yego niko nanje nigishijwe. Ubwo hari abantu bahagaze imbere yanje bakoresheje Bibiliya n'ubundi yayindi si yindi Bibiliya, ariko noneho bari bafite ubumenyi buhagije ku bijanye n'iby'agakiza ndetse n'ibindi bitandukanye, kandi rwose muzi kuri ntibihishe barahari rwose. Na bakozi b'Imana hano muri Kenya, wenda no gutakibajije hano muri Kenya badusanze kuri Goma 2010. Abo rero baratwigisha, badufasha rwose gusobanukirwa n'iby'agakiza. yego Donc tuja mu ishuri rwose turiga kugeza tubisobanukirwa. ubwo tuvuge ko hari abigisha ubutumwa bwiza n'abategesha ubutumwa bwiza, uko niko bimeze rwose mu by'ukuri. urashobora kuduha abantu bose bigisha ubutumwa kandi bose bakabwita ko ari bwiza, ariko hariho diferanse y'ubutumwa bwiza n'ubundi butumwa. Kuvuga ngo ubutumwa bwose niyo dushaka kugira ngo duheze. Paulo nawe yarugarutseho, yego sonye bagaratiye igice cya 5 gutya aho ngaho haravuga ngo nihazo undi muntu akabigisha ubutumwa tutabigisha kwego ba Paulo, ati nubwo yaza ari marayika timukabwumva, nubwo yaza undi ari wese, ati ubutumwa twabigisha mbere nubwo mugomba gute kugira gute guhagararamo. Rero ubutumwa bwiza ni ubutubwira iki? Ni ubutubwira umurimo Kristo Yesu yarangije gukora. Cyumva usonye mu Baroma igice cya 1 kumanuka ngo aravuga ngo ubutumwa bwiza ni ubudwishura iby'umwana w'Imana. Rero umwana w'Imana icyo yakoze niki? Nuko yarangije umurimo wo gucungura abari mu isi. Cyumva yego none rero abizeye bakabagaho gukiranuka bagahinduka abana b'Imana. Ariko hari undi butumwa ubona muzukuri bukondana abantu, butababwiza icyo Kristo Yesu yakoze yarangije cyane, ahubwo bukababwiza ibyo kubakondana. Muzasha, muzagira gute, muzara muri Jehanamu, muzarimbuka, muzagira gute, aho kubabwira ngo ese umuntu arimbuka ko zagenze gute, ni gute umuntu akira Jehanamu. Urumva rero nico kintu ugasanga rero ubutumwa bundi biti kindi ni ubutumwa rwose butatubwira ngo Kristo Yesu yarangije gukora. Cyumva baravuga ngo bene ubwo butumwa so ubutumwa bwo ni ikindi. Donc ni ubutumwa bubwigisha abantu ubuntu n'amategeko yose bakabivanga ko umuntu akizwa n'amategeko, umuntu akizwa n'ubuntu. uriyegereza microphone umuntu akizwa n'iki n'ubuntu, ariko kandi nanone n'amategeko nayo adasigaye. Biregaragaza neza kuko twakijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera, bitanyuze mu mirimo yacu no mu byo dukora, ahubwo n'impano y'Imana. Rero ubundi butumwa avuga nuko ari ubutumwa bugaragaza kuko wizeye plus imirimo icyo gihe ubukishijwe. Rero niyo difference rwose nshobora gukubwira kuko ariyo nasanze ihari. Rero waravuze ngo hari ubutumwa bwiza hakaba n'ubundi. Rero ikintu cyose muzwi kitatubwira Kristo Yesu yakoze, ukitubwire ngo iyo umuntu yizeye ibyazo birababarirwa kandi ntibyibuka ukundi, niko birivuga mu Roma 4:7 ngo iyo ibyazo umuntu bibabariwe Imana ntiyongera kandi biragute kubyibuka ukundi. Kandi kugira ngo igere ku ntambwe yo kutabyibuka nuko hari yatanze uzayibarwaho. Bibiliya yavuga mu rwandiko rw'Abikorintho 2:21 bakabiri ngo Kristo utigeze kumenya icyaha Imana ngo yamubaze y'ibyaha byacu. Cyumva ariko usanga abantu bigisha nkaho twebwe ibyaha tukibibarwaho. Nono Imana yibazweho Yesu kuri Yesu, nono Yesu aduze ubutungane bwe kugira ngo twe duhaga ubutungane bw'Imana. Rero iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza nyakuri ni ubutubwira koko Yesu ibyaha byawe yabyishizeho, hanyuma ngo wizere uhaga ubutungane bwiwe. Donc nibwo butumwa bwiza. Naho ubutatu ukubwira andeho cyangwa se kinyume n'ubwo ngubwo, ubwo se ubutumwa bwiza ni kindi kandi burari bwose muzukuri bureze bubwira abantu batandukanye. Apostle, kubera iki ubutumwa bwanyu mubwiriza hari abantu benshi babupfobya bavuga ko ari ubutumwa bwo kuyobya abantu? Okay, icyo sinakibwira kubera kuko n'abantu burya abantu hari ikintu wenda navuga cya mbere nuko abantu bafite ukuntu bari barigishijwe, ariko bigishwa ubutumwa butari bw'ikinyoma rwose, bw'ikinyoma, kugira ngo rero ubwo butumwa busenyuke mu bantu bakira ubundi butumwa bw'ukuri. Navuga niyo ntambara rero, niyo mpamvu babyita ngo n'inzaduka n'ubuyobe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukubera kuko hari ubundi butumwa bubasweho kandi nabwo butumwa muzukuru gwenzuye neza
ufite ukuri kuvanze niko navuga ufite ukuri kuvanze nicyo gituma ubona rimwe na rimwe abantu bavuga ngo rego ngo hari ubutumwa bwaje bw'inzaduka ngo abantu barimo kwigisha abantu ariko urebye muzi kuri sinzaduka n'ubutumwa buri Kristo Yesu yakoze yarangije niyo mpamvu ubona bavuga ngo rego ngo n'inzaduka no kubera kuko ni urundi rufatiro bari basanzwe barubatsweho kandi hashize imyaka myinshi kuvuga ngo rego ngo umuntu imyaka 50 tuvuge ubutumwa yakiriye nubwo atari bukuri kugira ngo umukure muri ubwo ngubwo umushire mu bundi no kuvuga ngo rego ngo aruga ati ibi ni ibyejo bundi zo bana basore bantu batoya ariko muzukuri sizo basore uko niko kuri kandi gihamya birira ari rwose muzukuri nuko udafite umwanya wone uhagije tware kuvuga ngo duhere tugenda tuvuga ngo rego ngo dore ko Bibiliya ivuga gutya Bibiliya ivuga gutya isi ye Bibiliya bakoresheje n'ubundi niyikoresha ariko ntibigeze basobanurira abantu neza kubijanye n'ibyo gakiza niyo mpamvu rero tuvuze ubuntu bw'Imana abantu baravuga ngo ngo twigisha ngo abantu bakora ibyaha no kugira abantu ngo ibyaha byanyu byarabariwe tubwiye umuntu ngo nagera kuri ibyaha umubwi icyo Kristo Yesu yakoze kandi uko niko kuri Apostle nizihe none mbaraga uvuze ko ubutumwa bwanyu ari bwo butumwa bwiza ubw'abandi nibwo buhari tibwishe rwose ibyanditswe birahaye bidusobanurira nyakuri yes urambabarira kuko niko mu buryo hano hanze abantu babifata niko abantu babivuga niyo mpamvu itumye bikoresheje gutyo buno butumwa mu bifitemo izihe mbaraga kugira ngo noneho abantu babashe kubitahura kimwe namwe ko ari bwo butumwa bwiza ubwo bahozemo atari bwo butumwa bwiza imbaraga tubifitemwo nuko ijambo rya mbere nuko tubusobanura urabona ngo ubu natekereza ku myaka 10 ubu dufite imyaka 13 haje kuba nine ubwo butumwa rwose bwarayishutse yego kandi ubu nyine rwose muzukuri ko byari bimeze mbere siko bikimeze nka communauté wenda tuvuge yacu bose namenya ngo pourcentage zirangana gute ariko abantu benshi bamaze benshi kabisa gusobanukirwa ariko kimwe nuko n'abandi benshi batarasobanukirwa neza ariko hano muri Kenya niho kuko tumaze iminsi kandi twagiye tunigira nuko iyo mbona bwarafashe intera cyane kugira umunsi wa none tibikira inzaduka ko abantu babivugaga aho bafashe imbaraga rero natwe muzukuri imbaraga dufite n'iki nuko twatubusakaza uko bazavuga ngo rego ngo uko abantu bagenda basubira mu bintu ngo la répétition est la mère de la science uko umuntu asubira mu kintu niko gera cyumvikana uko dusubiramo kabone no bavuga ngo rego ngo yuzaduka ariko ibasomye akati cyo byose muzukuri kicyanditse ko ivuga ngo rego ngo izaza zarabariwe kandi bizibuka ukundi iri bintu bimeze gute none se ikintu Imana itibuka ni gute je no cibuka none ugasanga rero umuntu shagura gute biramatsiko yo kuvuga ngo rego ngo naje ngane iryo shuri cyangwa abantu abisobanukirwe neza ruva rero imbaraga nta kindi nuko gusakaza ubutumwa bwiza kandi sinjeje nyine hari nabandi mu cyukuri bahari ijya no hino basakaza mu sengero cyano batandukanye kandi abantu bamaze ubwo murabona hari impinduka hari icyayi hari umusaruro rwose muzukuri umusaruro hari rwose umusaruro hungu hari ibintu navuga kubijanye n'ibintu by'imbuga hari imbuga rwose muzukuri zigeze nko kuri navuga 6 nje ndiho rwose nagiye nisangaho zijanye n'ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana kisangaho banshizeho impamvu ni ikintu uko yenda hari urubuga rwo banumvise umva basobanura kubijanye n'ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana bakashira ku rundi kimumva ubone mvuga nje hari n'abandi rero hari imbuga rwose kandi imbuga murabizi ko zibuza abantu batandukanye amakontinent ni menshi atanu yose kandi ntabwo gusobanura urubuga gusa hano muri Kenya hari aho tubana batandukanye muri Amerika barari za Australia ahandi za Norvege abandi za Canada misango batandukanye bumaze kugera kandi urumva ibintu bikorwa ku mbuga muzi ku imbuga muzukuri ni ikintu ushobora gukora gutya tubona nkaya masaha tuvuza tubona kiganiro dukoza ngaha mu kanya rwose kirashaka batandukanye atandukanye aho nahandi tuvuga ko nahandi dusakaza ubwo bw'Imana hari igihe tubigira gutya twari muri studio bikaja kuri za YouTube kero gasanga za Facebook gasanga abantu kera Instagram za ahandi batandukanye rero hariya rero zenzo strategies zitandukanye zituma tugira kandi tukabona naho dutanze za comment ahantu batandukanye bavuga ati muzukuru umutumwa ni bwiza abantu bakaba aprecier aho no musengero twigisha bamaze kuba aprecier hariho nahandi muzukuru akiri inzitizi ariko turizira kuko hamwe n'Imana rero ngo dushoza na Kristo duteza imbaraga hamwe n'Imana rwose mu byukuri si twe twirwanirira nibwo bubire bw'Rwanda gusa
nibwo bwonyine hamwe n'Imana rwose turizera kuko abantu rwose bazabasha guhishurirwa babashe gukira muzukuri bikomere kuko ni igitangaza kuvuga ngo Yesu yarangije ikintu ariko wewe wataka kutishakisha ngo wenyine gusa kandi yarakirangije gusa agusa kwemera gusa ngo ngwino gusa wizere gusa hasigaye gusa wowe bari gushaka gusa bako nico gusa ngo tuzabaye nawe iteka ryose ntateka wikira cyumva rero ndumva muzukuri nico cyizere dufite ko Imana izabikora rwose ijya no hino abantu bakabasha gusobanukirwa gusa ni intambara ntabwo byoroshye ariko kandi ikibazo intambara cyane ndi mu bakristo ni mu bashumba bandi bashumbye amatorero kuko hari bamwe rwose umaze gusobanukirwa ariko hari n'abandi rwose bagipinga cyumva bagipinga bavuga ati ibi nizaduka ariko nje kabasaba kuvuga ngo nubwo itaba recommandation nuko mbere yuko umuntu akwikintu banza wumve hanzugane wumva usobanukirwa no kuvuga ati iki kintu naracumsheje usanga sukura ariko hari ndabenshi gusa hari ku muhanda gusa amakuru gusa yumva gusa bakamatwara ngo hari injo zari zinzaduka kandi ugasanga n'umuntu n'umushumba wenda ni apotre bivuga ngo hari inzaduka zaje cyumva yes icyatumye mbaza icyo kibazo hari abantu benshi bagenda babyibaza bagiye bava mu bindi bihugu tuvuze urugero bavuye Uganda bavuye mu Rwanda bavuye muri Kongo bagenda bavuga ko ubwo butumwa ngo bwaje mu bantu wari ubwo kuyobya abantu mbese ni ikintu kiri hejuru mu rundi rwego abantu bakivuga cyane bigaragare ko cyangwa se byumvikane ko ari ikintu kiri mu bantu hari ubutumwa muvuga hari abo bugenda bukageraho ariko bitaraba ntibirabasifiza kambivuge muri ubwo buryo ntibira mu buryo buhagije abantu ngo babyumve none nkamwe mutanga ubutumwa muvuga ubutumwa bwiza ubwo noneho ni ingambaki mufite kugira ngo noneho byibura abantu benshi babashe kumva ubutumwa ijambo rya mbere ryo ndangira ngo ngarukeho narevuze ngo ubutumwa bwo nyine gusaburirwa ubutumwa bwiza buzabwirwanira bwo nyine gusa yego usonye muri Yohana 8:35 haravuga ngo nimwamenye ukuri kusobanura ukuri kw'Imana kuye kuja muri gimwe umwe Kristo Yesu yakoze wo bino rahagije gura gute kwirwanirira ariko kandi ufite nawe gute n'abagusobanura rero strategy ziratandukanye kubu ngubu kana muri Kenya reka mvuge nk'abantu bigisha ubuntu bw'Imana hari ibiterane bikorwa bitandukanye kuko ubutumwa bumaze kugira abantu batandukanye cyane mu rubyiruko kandi nabo banakenewe cyane kuko nizo mbaraga muzukuri z'ubutumwa nizo mbaraga z'ejo kuko wenda nk'abasaza barakoze mu gihe cyabo ariko basora ubu no munsi wa none byagiye ahantu hatandukanye biri mu baririmbyi kandi uzi ko baririmbyi bagira za ministeri zitandukanye aho bahurira rero hari uburyo buteganyijwe bukunda gucishwaho akabiterane ministeri zikihuza hari ndaguciye mu jambo hari n'uburyo kenshi buno butumwa bukunze guca mu ndirimbo bukumvikana ariko wafata speech wabivuga bigasa nk'ibintu bisha kandi mu ndirimbo babyumvishije icyo kintu cyo naco kibiterwa ibyo n'ubusanzwe rwose kandi kino kintu badukurikiye mu busanzwe abantu baririmba ibintu batizera ikintu cyane bivuga ngo umutima w'umuntu ni umuntu yizeza abaroma 10:10 umutima w'umuntu uvuga ngo iyo umuntu uje ubutumwa bwiza wizerera umutima wizera icyo Yesu yakoze ariko ari abantu barimba gusa ibintu gusa batizera gusa kubera ko tuvuga n'ibintu wenda gusa bariciye gusa n'impano bafite barahimba bakabiririmba kandi rwose muzukuri ahubwo ubutumwa bw'indirimbo mugani wa ahubwo ubuhamya mu ndirimbo ahubwo buhamya neza nibwo buvuga ubuntu bw'Imana neza mu ndirimbo ariko barya baririmba ngo navuga batarabisobanukirwa baririmba ibintu batizera kuko iyo baganirije tese uri mukiranutsi ati je mukiranutsi ati mwisi na mukiranutsi wari kandi akarimba ngo numukiranutsi cyumva warababari wati narababari bakora none n'umunyabyaha ntabyemera ni ukuvuga ngo rero sasa nta assurance yico bita assurance y'agakiza reka dukomeze nari nkubajije ngo se ubu butumwa kenshi ko tuburirimba mu ndirimbo tukumva nta kibazo butwaye ariko wafata speech waje kuri stage wabivuga bigasa nk'ibintu bisha mu matwi biterwa niki kibitera nibyo narimbashije icyo cyo nagisobanuye yenda nanakivuzeho ikibitera urabona ubutumwa umuntu yakirimo 50 cyangwa
reka dufate n'urugero rusanzwe. umuntu uvutse, umwana uvutse akageza mu myaka 50, urangiza ugasura ukamwereza indi myigisho gusa kandi kuvuga ngo use naho umurera nko mu bwana, yego muzo kuri mu buryo bwa kimuntu ntibishoboka, ibintu bidashoboka kabisa. Ariko mu buryo bw'Imana, ko umwuka w'Imana ari uzawumvisa abantu, hari abantu twako tuvuga ngabo bakuru rwose basaza bari bafite ubundi butumwa butari ukuri, kubera guhura n'ukuri abenshi bamaze gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo rero icyo nari mvuze ni iki, impamvu ubona ubwizwa wenda ku mastage cyangwa se ahantu hatandukanye mu nsengero abantu bakaburwanya bakagira bakabupinga, hari nk'uburyo bubiri. Hari bamwe ushobora kuvuga kuko abenshi bamwe bigiza nkana kubera yenda inyungu abantu babubakiyeho zitandukanye, ashobora kuvuga gutyo. Akaba n'abandi rwose batabizi batabisobanukiwe, rero kubera iyo mpamvu bigatuma bano n'abantu bagira gute batabyumva ngo bibigire mu matwi, kandi ari ukuri. Ariko ikibitera ni iki nari nkubwiye, ni biterwa rwose n'ubutumwa bubatswemwo, ariko butari ubw'ikinyoma. Rero muzukuri icyo dukora ni iki, ni ugusenga cyaka inyuma rwose cyatewe n'abamisiyoneri batigeze babwiza abantu kuri. Murabizi ko ibiyaga bigari twakira abamisiyoneri batandukanye, ariko tubigeze batubwira ku bijanye n'agakiza, ngo batubwire ko agakiza umuntu agahawe yarakiteka ryose. None umunsi wa none mu by'ukuri iyo uvuze ngo agakiza n'iteka ryose, abenshi ntibabyemera, baravuga atego agakiza nyine ukabona, ariko kandi hari igihe ufuza kandi kukabura. Ariko twasema muri Bibiliya tugasanga rwose iyo ukabonye ukabona pour forever, niko birivuga. Ariko abantu ko bavuga n'amadini siko bimeze, ugasanga rero ni imyigisho itari myiza. Ariko rwose ukuri kurahari rwose kubijanye n'agakiza, kubijanye n'amategeko, kubijanye no gukorera Imana, ubwo buryo bugiye butandukana kabisa. Nico navuga rero, ni ukubera gusa iyo mpamvu ko hari ubwo butumwa bundi bari basanzwe barigishijwe rwose, navuga nibwo butuma batemera n'umunsi wa none ubungubu, kandi ubungubu ariko gukurikije biri kuvuga. Yes, ubwo hari insengero zimwe mudashobora kwinjiramo ngo mushobore kuvuga buno butumwa? Ndatekereza ko wenda ntazo, ariko wenda hari aho ushobora kugera wenda wowe wabwiriza, kubera nyine ko bitarije mu matwi, bakaba batusa kandi uguriza wenda mu mwanya wo gusura kandi kuvuga ngo ugaruke. Ariko hari n'ahandi ugenda ugashoga sobanura bakemera. Urumva rero abantu biterwa n'abantu ko bumva Imana gutandukanye. Ariko cyane rwose mu by'ukuri hari abafite intambara, ndabizi hari abantu bafite intambara rwose, ku buryo hari abantu badashobora gusura kwakirwa mu nsengero zitabyumva, izo zivuga ngo n'inzaduka. Yego, bashobora kuba navuga ko bahari. Rero icyo cyo rwose warubajije icyo kibazo nticyabura, kubera kuko ikintu umuntu atumva nubwo ari ukuri kandi yakwakiriye ari itorero tari ryawe, kugira ngo se kandi agure ngo garuke, kandi keretse we naruko yabyumvise, ariko atabyumvise rwose ntiyakwakira. Ariko ubwo buryo burahari kabisa. Abantu benshi tuzi batashobora kandi gusura kuvuga ngo kandi mu nsengero barimo mbe, kubera ko ngo bakira ubundi butumwa bw'inzaduka kandi ari ubutumwa bw'ukuri. Yego, tumuvara ko bimeze. Apostle, ubwo twumvishije ko ubuzima bwawe ari ubutumwa bwiza, ubuzima bwawe ni Bible, ubuzima bwawe nubwo kugenda ubwira abantu ubutumwa bwiza, ni kangahe usoma Bibiliya byibura ku munsi? Ibyo sinavuga ngo mbihoramo rwose. Ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere navuga ko hari igihe hariho etape umuntu agira yo gusoma ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe bwose bukaba ari ijambo ry'Imana gusa. Ariko kubera wenda inshingano zitandukanye umuntu ashobora kugeramo n'utuzi wenda tunasanga nako turanadukora, noneho ugafashwa n'iki, ugafashwa n'iki nabwa ubumenyi n'ubundi rusanganywe. Noneho rero icyo gihe ugenda nanone ukora refera, ugusoma nanone, no kuvuga ngo ndatekereza ko ni gake rwose ku munsi kuvuga ngo ubwire rwose ndasomye, simbitekereza ko bidakunze kuba. Ubwo no kuvuga ngo rego ndabikora, kandi kubera ko bifite n'inshingano n'ubundi yo gusobanura ubutumwa batandukanye, ari ku ma groupe za telefone,
ari ku ntuze ku macano urumva cyane cyane ku magroupe ndetse naho dukorera urumva cyane cyane rwose tuba arizo turimo cyane twibandamo cyane rwose kubijanye gusa sinavuga ngo ku munsi wenda ngo ni kangahe ariko nuko cyane cyane ari byo mba ndimo cyane kutayenda n'ibindi nubwo nabyo nibikora. Bible ibamo amagambo menshi kandi meza, ariko buriya hari ijambo uzugeraho ukavuga ati ringiri niryo meni niryo riri basic mu buzima bwawe ninkiri mbo Bibiliya gayo cyangwa se ubutumwa bwiza burimo ibice bitandukanye. Yego ubwo narimbajije ijambo wumva kabisa riri ngo rero ikingenzi cyane cyangwa se numva gikunda kuza ku mwanya wa mbere n'uburyo gusobanurira abantu kubijanye n'urubanza rw'ibyaha, uburyo byaje mu isi n'uburyo ibyaha byabariwe. Nico kintu numva kiri ku mwanya wa mbere, hanyuma renga kurikizaho n'andi masomo ya nayo mba ndazi nayo yaratandukanye kugira nasobanurire uburyo abantu ese umuntu atsindishizwa nyine niki, kuko urumva nimba wisha abantu ko ubwo ninkiye verse ibivuga n'ibyo uravuga verse biblique nageze ngo wavuze message cyane message urumva ninisha ariko uravuga verse biblique verse muri Bibiliya uvuga ngo iyi verse ni ubuzima bwanje nuko ngo ntayo navuga ngo iyi ni ubuzima bwanje no kuvuga ngo verse zitandukanye zose ni ingenzi kuri njyewe numva rero agusa hariho n'izindi verse wenda kuko Bibiliya irimo chapitre nyinshi na verse nyinshi ntabwo wavuga ngo byose ariko byose ngo waba ubifite mu mutwe byose ariko aba verse sinavuga ngo nimwe n'izibiri ni menshi rwose ni menshi ufashe ibitabo byo mu mategeko hari aba verse nkunda kuba wenda nzi cyane waje kubita biratandukanye nabyo urumva ngira kabisa donc ama verse menshi rwose harayo nyine numva agenda garuka cyane nk'ama verse mu Isezerano Rishya cyangwa se yo mu bitabo yo mu bitabo bisobanura reka mvuge mu bitabo bisobanura Isezerano Rishya kuko hari abantu bazi koko Isezerano Rishya ari ibitabo ariko no kuvuga ngo hari ama verse asobanura iby'Isezerano Rishya hariho menshi rwose numva ari nk'indirimbo muri ngewe ayo rwose aruzuye sinavuga ngo nimwe sinavuga ngo n'izibiri wenda muri ubwo buryo ni menshi. Yes warukoze kuri ako kantu nibyo naringiye kukubaza. Hari abavuga ko mwibanda cyane ku Isezerano Rishya ijya kera mutagibandaho, ibyo niki wabivugaho? Mbo ibyo ngibyo byo reka wenda mvuge kano kantu kugira ngo kumvikane neza abantu bataza kumva. Isezerano Rishya ntabwo ari ibitabo, Isezerano rya kera ntabwo nabyo ari ibitabo, ahubwo ibyo bitabo bifasha kutumenyesha ibyo masezerano. Isezerano rya kera kuko dusanga biri tusobanurira na amategeko 10 Imana yahaye Musa. Yatangiye ari 10 ariko yaje kugeraho n'andi mategeko kandi byanditse rwose muzo kuri birahari. Rero biriya bitabo rero guhita muri Maraki ni bidufasha gusobanukirwa cyane ari bidufasha gusobanukirwa ibyo sezerano, nubwo byose bitavuga isezerano gusa rya kera hariho ni rivuga n'ibindi, ariko icyo bidufasha cyane no kumenya iby'isezerano rya kera. Hanyuma rero ibitabo nanone bigize Isezerano Rishya nabyo sibyo bitabo, nabyo sibyo sezerano tuvuge kuko ngo Isezerano Rishya ntabwo ari ibitabo 27, ahubwo Isezerano Rishya ni umugambi w'Imana yagezeho kubareba ibyaha byabo ndetse tibyibuke. Hanyuma rero no kuvuga ngo ibitabo rero gura bimatagaza mu buzayishuwe ni bidufasha gusobanukirwa ibyo sezerano. Rero ntabwo twibanda cyane kurisha ahubwo yombi tuyibanda kugira ngo tubashe kuyasobanukirwa. Rero iri rya kera ridufasha gusobanukirwa Risha. Yes Apostle tugana ku musozo reka nanone tukubaze kano kabazo kanyuma kamatsiko abantu bashobora nako kwibaza. Wavuze ko ugenda uvuga ubutumwa hirya no hino, ubutumwa uzubwira wenda nk'abantu ijambo cyangwa se ubutumwa unyuramo kugira ngo abantu babyumve ntibabyumve, niki kikubabaza mu buhe buryo mu ruhe gwego? Noneho kubera koko biriya uriyegereza microphone. Bibiri ivuga neza, iravuga ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Mateo 7:4. Imana irashaka ngo kuko Imana yarakoze, yatanze Yesu arakora afiriza abantu
ikimana ishaka kugira ngo abantu bizere ko uwo murimo wakozwe. Icyo navuga yenda bose navuga ni ikintu wenda kintera wenda navuga kagahinda wenda tuvuge. Ego. Wabwiye abantu ubutumwa ariko ntibaba bwumva. Nuko abantu benshi aho kugira ngo bumve Imana yakoze, ahubwo bafata umwanya wo gupinga. Yego. None ugasanga mu zukuri abakabaye bakagombye gusobanurira abantu, akaba ari mu zukuri bafata umwanya wa mbere wo kutazumva neza. Donc nicyo kintu gusa, ariko mu by'ukuri kuko warumbajije icyo nifuza rwose mu zukuri nuko abantu basobanurwa none mu Imana yadukoreye, yakoze ku buntu mu zukuri, nta kintu dutanze, nta feza, nta zahabu, ariko Imana ishaka ngo dukingure gusa umutima gusa, twumve gusa icyo twakoreye gusa, kuko ni ubutunzi bukomeye rwose. Biravuga ngo mu Efeso n'umurongo wa 3 baravuga ngo Imana ishimwe kuko ngo yaduheye imigisha yose muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo migisha si amafaranga, si imodoka, si iki, ahubwo ni umurimo Kristo Yesu yakoze wo kugira ngo abantu abizeye bahinde abana b'Imana, abakiranutsi, cyumva bakugwe mu mategeko, ariko usanga n'umusana abantu bakikihambira mu zukuri ikintu Yesu imaze kurangiza. Ikibazo rero nakumva cyangwa ikintera wenda kuba nagira intuze cyagucya nk'imbaraga wenda nuko turavuga rwose uvuga, ariko kabona cyane abashumba babyitambika imbere kandi bakabiterwa n'iki, nuko ari ubutumwa bakiriye bumva ko rwose ari bwo kuri. Kandi ikindi kibazo nuko wenda abantu bafata ibintu gusa bumviye ku muhanda, yego, bakabijana kubisobanura kandi atari ko bimeze. Nkagira ngo niba umuntu atarumva neza mu zukuri n'umurimo, nabanze aze neza rwose mu zukuri, asobanukirwe, abone kuvuga ati ukurikije ukuntu numvise rwose mu by'ukuri ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma. Rero ndumva ari ico nagusubiza. Ibibazo byari byinshi, ibyo twari kubaza byari byinshi, biracyana hari, tuzakomeza. Ndatekereza ko nitugukenera tuzongera tukubone, ariko reka tugushimire ku mwanya waduhaye. Abadukurikiye namwe turabashimiye, murumva ko ikiganiro tagisoje nakagaruka, baza baca umugani ngo akaryoshye ntigahera mwitama. Ubwo ngubwo tuzongera dushake Apostle, twongere tuze tubaheze ikiganiro kirambuye. Apostle, turagushimiye mu mwihariko ukomeye, kambivuge gutyo. Twebwe twari tworoheje kuvuga ngo tugutumire, ariko ukaza, turabigushimiye byimazeyo. Uzokomeze uze ubwira abantu ubutumwa kugira ngo abantu byibura babwumve. Turagushimiye. Reka dushimire n'abandi mwese mwafashe umwanya mukabana natwe. Muri abantu beza, muri abagaciro, muri umwihariko kuri twebwe. Ibyo dukora n'imbaraga zacu dufatikanyije namwe, ni nacyo kidutera gukomeza gukora. Rero Apostle, ndashaka ko ubwira abantu ijambo rimwe gira dusoze. Ijambo rimwe udashobora kujana uyu munsi uribwira abantu babyumve. Urakoze cyane. Ijambo natanga mu zukuri nk'inama nsaba, Bibiliya itugaragaza neza kuko hashize imyaka 2023 Yesu yarishizeho urubanza ngo bari mu isi, kandi Yesu abikora kugira ngo ngo abari mu isi biyunge nawe. Rero icyo mu zukuri nasaba abantu nuko bakingura umutima, none bakakira uwo mu Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, yawukoze kubw'ubuntu, ntacyo twataye, nta feza, ntacyo bakora kugira ngo ugure agakiza. Icyo rero mbasaba no kugira ngo abantu bafungure umutima, abantu bakire kugira ngo kuko aregere ngo mubona mu zukuri umuntu no muri Kristo mu rusengero, ko nanone aracafite kwikira yiteka, ntabwo mu zukuri afite asirasi y'agakiza. Yego. Aravuga ati uno munsi none mfuye ntireze naje kwa shetani. Ntiyumva. None ugasanga rero agakiza ntakafite kuzuye, niko navuga. Ariko nasogra mu zukuri mukingura imitima, mwakira ubutumwa bwiza, bizobatera kuvuga ngo mu zukuri isa n'ubwo uhamagarwa wo gukora impanuka warizeye ukaja mu ijuru. Rero numva ariyo message natanga no ku bantu bakingura umutima, bakakira umuntu wakoze ku bwacu, si ni ku bwacu. Biravuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ni ku bwacu, si kubwe. Iwe yari umuziranenge, ariko bikorera twebwe kugira ngo twebwe sasa nitwizera duhinduke bakirana, kuko nta muntu ushobora kuja mu ijuru adafite gukiranirwa kw'Imana. Kandi gukiranirwa kw'Imana tukubonera mu byo dukora twebwe, tukubonera muri Yesu. Imana rero iyo turebera mu Kristo Yesu yakoze twizeye, ibona ko tubakiranutse, kabone nubwo mu zukuri turi abantu dufite indenge y'abantu, ariko Imana nti Bibiliya yavuga nsoza
mu Bagalatiya 2:20 aravuga ngo nabambanwe na Kristo ngo ni Pawulo ngo nyamara ndiho asa kandi ngo sinjewe uriho ngo ni Kristo uriho muri jewe mu by'ukuri mu byo wakimuntu turari rwose mu by'ukuri kandi hari ibyo tubona bitandukanye ko dufite kamere turi abantu ariko mu buryo bw'umuntu Kristo Yesu yakoze Imana rero ni Kristo izibona muri twebwe si twe mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ugize ngo Imana igize bikureho Yesu hanyuma yo ngo waparete ugaragare rwose yagukota amakosa menshi cyane ariko Kristo Yesu mu by'ukuri niwe twishamwo niwe rukingo rwacu niwe muhuzo w'abantu n'Imana niwe uhagaze hagati yacu n'Imana adukuraho urubanza rw'ibyaha twagize imbere yayo asigaye murakoze tubifurije mu by'ukuri umugoroba mwiza no gukingura umutima no kunezerwa mu by'ukuri abatarakiza rwose iyi ni opportunity yo kuvuga ngo mwakire iryo hame n'abakishijwe maso batarasobanurwa neza mukingura umutima hasigaye mugane rwose ukuri ku butumwa bwiza murakoze cyane sawa turagushimiye Apostle ciao kuri Mike mwari muri kumwe na Ngiri Muvugizi nkuko bisanzwe bye naho butaha